Mwiriwe, ndakeka mwiriwe amahoro. Hari inkuru nabonye iri trend ngo y'umudepite ngo wavuze ngo abazajya bajya gukora ikizamini cy'akazi ngo bajye babanza batanga amafaranga y'icyo kizamini. None nanjye nifite utubazo dukeya nyakubahwa depite nshaka kukwibariza. Sibyo? Kuko hari ibintu wowe ukuntu wabivuze njye natekereje ko ushobora kuba wicaye aho ngaho wicaye utarabanje kwihiringa ngo wumve ukuntu gushaka akazi no kugenda ukora ibizamini by'akazi ahantu hagiye hatandukanye bivuna. Ushobora kuba utazi ubukene umuntu usoje kaminuza aba afite. Ntabwo ariko abantu bose basoje kaminuza bavuka mu miryango ifatika. Hari umuntu ujya gukora icyo kizamini cy'akazi n'urukweto yambaye yarutiye. Hari umuntu ujya gukora icyo kizamini cy'akazi adafite na 300 yo kwigurira icupa ry'amazi. Sibyo? Hari umuntu ujya gukora icyo kizamini cy'akazi ari kugenza amaguru. None se nyakubahwa mudepite, icyo gitekerezo cyawe gifasha cy'abanyarwanda ni iki nyine cyafasha igihugu muri rusange? Hari umuntu wize kuri bourse ari umukene afite barumuna be areberera kandi wenda ari imfubyi, sibyo? Akaza gukora icyo kizamini cy'akazi wenda atanaturutse ni Kigali, adafite n'amafaranga 1,800 yo kuza kumugaburira saa sita. Urumva? Ugasanga ntafite n'itike iri bumusubiza aho yavuye ari bugenza amaguru. Ese amafaranga y'icyo kizamini mwamwumva ari buyakure? Reka tubyemere ko yabonye, sibyo? Ikizamini gifito umwanya uhari uhataniwe n'abantu 100 kandi mukeneyemo umuntu umwe kandi bose batanze ayo mafaranga. Hanyuma abantu 99 iyo mumaze gutora umuntu umwe muzajya mubasubiza amafaranga yabo. Ntabwo ariko abantu bose basoza kwiga ubuzima buboroheye. Noneho ikindi kintu ngewe urumva ni muzajya nyine mugize igitekerezo nk'icyo mujye munarenzaho ko ari mwe mwakitekereje ku giti cyanyu nta wagutumye naho bihurira n'igihugu. Kubera ko kuri X ngiye nabonye comments ziri negative zivuga ngo FPR ngo gutya ngo dore ngo ibintu ngo abanyarwanda ngo ikandamizwa abanyarwanda bashyizweho ngo no kugira ngo bakore ikizamini cy'akazi bagiye kujya bishyura. Ari ibintu byatekerejwe n'umuntu umwe ariko ugasanga bisize icyasha igihugu cyose muri rusange. Ugasanga abatavuga rumwe n'ubutegetsi basanzwe bifitiye ama ideology yabo mu mutwe wabo, noneho bakumva ikintu nk'icyo ngicyo bagahita bavuga ati mu Rwanda byacitse noneho nta muntu uzongera kubona akazi kandi ari ibintu byatekerejwe n'umuntu umwe. Nyakubahwa menya ko hano hanze ibintu bitoroshye, ntabwo ariko abantu bose bazajya bakora ibyo bizamini by'akazi bazajya baba bafite ubushobozi bwo kwishyura ayo mafaranga. Ngiye ndumva ayo mafaranga kuri ku giti cyanjye atagashyizweho. Nyine nuko ari igitekerezo cyawe ku giti cyawe, ariko siniyumvisha ukuntu umuntu azaba akeneye akazi ari umukene ngaze no kubona amafaranga yo kujya kwishyura. Ahubwo ngira ngo mwakorohereje abantu buryo ki bazajya babona mutuzi binaboroheye, ahubwo nibyo bizamini ari bitanabayeho kugira ngo ubukene buse nkaho bugabanuka, sibyo? Ariko iki ngiki cyigisha urubyiruko iki kwihangira, kwiga imyuga kugira ngo nimusoza amashuri muze hanze mwihangira imirimo, kuko ntabwo ariko mwese muzicara mu biro. Nyakubahwa ubaye uzi inzara inyota umuntu agira iyo asoje amashuri akennye agira arimo arajya gushaka akazi, ntabwo wakavuze ngo bajye bakora ibizamini by'akazi babanje gutanga amafaranga. Keretse nimba umwanya ari guhatanira nimba nazajya batawubonye ayo mafaranga atanze muzajya muyamusubiza. Cyera rwose singira uwo mutaza mumbabarire, nyine ntago ndi gusobanukirwa n'ibyari byo, niyo mpamvu ibi bintu rwose bivuzeho. Murakoze, murakarama.